Ikaze cyane mwakoze kubana nanjye, iyi ni The Final Topic nkuko mumaze kubimenyera. Uyu munsi rero mugiye kubana nanjye mu nkomoko y'insigamugani ukenze rimwe ntaba kimaze. Uyu mugani wabaye karande mu bakobwa bawuciye babonye umukobwa se cyangwa umugore ushavujwe no kurushako rwamwigaritse, nibwo abandi bamuhoza bati humuranya buso uzashaka undi, burya ukenze rimwe ntaba kimaze. Wadukanywe n'agasharamwanzi ka Bureshyo mu gishubi cya Muganza irukuma ahingayinga umwaka w'1800. Uwo mukobwa yari mwene Bureshyo w'umwene Gitore, asabwa n'umuhungu w'Ibwega witwa Gatibita wa Gihinira. Igihe cyo gutebutsa rero kigeze, Gihinira ajya gusubiza imisango yo gutebutsa kwa wa mwana we Bureshyo kugira ngo umuhungu we ashingirwe. Abakambwe bombi bamaze gucoca imisango, bahana igihe Gatibita azazira kurongorera kwa sebukwe, kuko byari ugutahira. Hambere uwakwaga yakubitiragaho no gutahira, bikaba ikimenyetso cy'uko adaherewe ubuntu cyangwa se adatenze. Iminsi igeze, Gatibita bamuha abakwe baramuherekeza ajya kurongora. Bageze kwa sebukwe bamwereka urugo azatahiriramo, barabakira babaha inzoga baranywa. Bigeze mu Matarama babwira Gatibita ajya kurongora. Ararongora barara mu bukwe buracya. Bigeze ku gicamunsi ajya kumara amavuta. Abo bajyanye bari bakiraho. Ageze ku buriri, Gasharamwanzi ntiyamukiranya, aramureka amara amavuta. Gatibita abonye atyo arinjirwa, bimutera uburakari. Arasohoka abwira abo bazanye ati ntimunsiga turajyana. Bati ku mpamvu ki? Hari aho mwumvise umukobwa wemera kuryamana n'uwamurongoye batabanje gukirana? Abandi bati ahari ubanza hari icyo yagukuriragamo. Bati ni koko tujyane. Ubwo bashyira nzira basubira iwabo kwa Gihinira. Babonye abakwe bagarukanye na Gatibita baratangara. Bamaze kubicaza bababaza ikigaruye Gatibita, barabibasobanurira, baremera ntibirushya. Basaba Gatibita gusubirayo, bamusabira ahandi ararongora. Gasharamwanzi yigumira iwabo, akaba umukobwa mwiza cyane. Bukeye bamurangira Rugaju rwa Mutimbo wari umutoni kwa Gahindiro, aramureshya kuko yari ikirongore. Baratebutsa aramusumbakaza. Amaze kugerayo, Rugaju amuha urugo rwe rw'ibunyoga aho mu gishubi. Urwo rugo ni rwo se wa Gatibita yahakagamo, yari umwozi wo kwa Rugaju. Bibaho rero bishyize kera, Gihinira atahirwa n'igihe, yohereza umuhungu we ngo ajye kugifata. Abyumvise agira umususu kuko agiye guhakana Gasharamwanzi kandi yaramubenze yamurongoye uwo munsi. Ariko kubw'amategeko aremera ajyayo. Agezeyo asubira mu muhango wabo w'abozi, ajya mu mata. Gasharamwanzi amubonye ntiyamugirira inzika, ahubwo aramukunda cyane. Ariko Gatibita we ntibimunyure, agahorana umususu. Bukeye Gasharamwanzi ateranya abo mu rugo rwe bose, abozi, abanyagikari, abanyanzoga ndetse n'abaja. Bamaze guterana ahamagara Gatibita amwicazaho, araterura ati Gatibita kuko urana umususu, imirimo ushinzwe aho ntiwaba ukeka ko nkwanga ko wambenze wandongoye iryo joro. Wanyenze rimwe ntiwakimara cyangwa ngo ukijyane iwanyu. None shira ubwoba uhaka nk'abandi, dore n'inka nguhaye, humura sinzakwangira icyo, burya ukenze rimwe ntaba kimaze. Abari aho bose barabiseka, ariko bashima Gasharamwanzi, bituma byumvikana bijya hanze. Nuko guhera ubwo Gatibita ashira ubwoba, ahakwa neza nk'abandi nta mususu. Gasharamwanzi nawe aramukunda koko, ndetse aramutonesha, bigera hanze abantu barabishima, barabikurakuza. Bihinduka umugani bumvisha abagore ko batagomba kurwara inziko uwo bananye nabo, kuko mu busanzwe bavuga ngo abagore bagira inzara ntibagira inzigo. Baba rero babonye umugore ushavujwe n'uko umugabo we amwigaritse akamusenda, bakamukobeza bagira bati wihogora uzashaka undi, burya ukenze rimwe ntaba kimaze. Aho niho ukenze rimwe ntaba kimaze byaturutse. Niba ubanye natwe bwa mbere, jya aho hasi kandi subscribe, ujye uhora ubana natwe kenshi. Wakoze kubana natwe, yari The Final Topic. Ugire ibihe byiza.